hari ikintu gikomeye cyane kigaragara muri iri jambo ko kugira ngo tubashe kuronka ubwo butunzi bw'imbabazi z'Imana bidasaba ko ari twe twateye intambwe gusa, ahubwo binasaba ko iyo ntambwe twateye inamenyekana imbere y'Imana, aho twebwe ubwacu tumenywa n'Imana ko twinjiye mu murongo w'abagiriwe imbabazi. Ibi Yesu yabisobanuriye neza. Abantu bavuga ngo umuntu uvuga ngo mwami mwami, ushaka kuba wakoze ibintu bikomeye byo kuvuga mwami mwami mwami, mbabarira mwami, gira gutya mwami, gira gutya. Ibyo bintu byose ntabwo bifite umumaro imbere y'Imana kuri urya munsi, ahubwo kumenyekana ko wateye iyo ntambwe imbere y'Imana byo bifite umumaro. Aho Yesu yavuze ngo mwumve imbere mwa nkozi bimwe, ntabwo yavuze ngo kuko mutigeze kumenya, ahubwo yaravuze ngo kuko ntigeze kubamenya. Ni ukuvuga ngo ni umurimo ugomba kuba bigatuma wimenyekanisha imbere y'Imana ko ugiye mu mubare w'abana babyawe n'Imana bagomba kugirirwa umumaro n'icyo Kristo, n'icyo Umwami Imana yakoze acungura umwana w'umuntu. Imana y'ubuntu bwinshi tugire neza. Tuhaye ikaze inshuti mukundwa n'Umwami wacu Yesu Kristo, tunejejwe no kubana namwe ku nyubako y'agakiza. Turaganira ku rufatiro, nirwo tumaze iminsi tuganiraho, ariko uyu munsi turaza kuza kurushyiraho agashape, turaza kuza kurusoza, aho turasubika kuko ntabwo buri gice cyose cy'inyubako twakiganira mu bwaguke ngo bizakunde. Ntabwo n'ubusanzwe video zacu tuba twazikoze kugira ngo zitabarambira, ariko noneho turamutse dushatse kubivuga mu bwaguke byaba birebire cyane ku buryo bitazarangira bigeze ku ntego. Ariko tuzajya tugenda gutya, mwihangane. Ibyo udasobanukiwe ukabasha kuba waduhamagara, cyangwa se ukabishyira muri commentaire, cyangwa se ukabasha no kubabira mu gitabo cy'inyubako y'agakiza ubasha guteresharja ku nyubako y'agakiza, kuko nacyo ubwacyo kiraboneka kandi ni ubuntu kugira ngo umuntu akunde akibone. Rero uyu munsi ndagira ngo tuganire ku muntu ajya ku musaraba, kuko abantu benshi bitegerezaga imibabaro ya Kristo, bakabireba biba, bakayibona mu buryo butandukanye. Abayuda babonaga uwiyitaga umwami, uwiyitaga Mesiya amanitswe ku musaraba, bakamubona nk'ikivume, kuko ibyanditswe byabo byavugaga ko umuntu wese umanitswe ku musaraba aba ari ikivume. Abaroma bamurebaga babonaga ko ari ikigomeke, nta kindi babonaga ko umusaraba ryari iteka ryaciriweho abantu bigometse ku ngoma y'Abaroma, byatumaga bamureba ku musaraba babona ikigomeke kiri aho ngaho kibambanywe n'ibindi bisambo nta tandukaniro. Abagira iki babirebaga nabo ubwabo babonaga ari ubupfapfa, kuko batabashaga gusobanukirwa Kristo wari we. Ariko nyamara iyo mirebere yose harimo imirebere Umwami Imana yashakaga ko abantu batuye mu isi bazagira, bakabona umusaraba mu ishusho yawo nyakuri. Ibyo nibyo tugiye kuganiraho, ntuze kuza kujya kure yacu, ahubwo tugumane. Umwami Yesu aguha umugisha. Reka dusengane hanyuma tuganire. Turagushimiye Umwami Yesu kuko udukunda kandi ukatwitaho, kandi ugambiriye kudusobanurira ibiruta ibyo twe tubasha kubwirana nk'abantu. Ngaho nyemerera umwuka wawe wera atwigishe, kugira ngo twebwe abavuga n'abumva tugabane ibyiza byo mu ijambo ryawe ku bwa Yesu. Amen. Tuguhaye ikaze rero nanone inshuti mukundwa ukundwa n'Umwami wacu Yesu Kristo, tunejejwe nuko wemeye kubana natwe. Rero dukomeje urufatiro rw'inyubako y'agakiza, ariko turimo dushaka kurusubika, dushaka kurusozera. Nababwiye ngo ntabwo ibyo mba navuze byose navuga ngo birahagije, byose ndabivuze kuri Kristo, gusa mvuga mu ncamake kugira ngo ibiruta ibyo nakubwira umwuka wera bitanga, ko n'undi niwe bitanga, kuko agakiza ni ikintu gitangwa n'Imana, ntabwo ari ikintu umuntu ahundi. Imiterere ya Kristo ntavuga, umwuka wera yayitanze byumvikana kuruta uko nabivuga, kandi bigasobanuka kuruta uko njyewe nabisobanura. Imana y'ubuntu bwinshi nihimbazwe, kandi iguhe umugisha weho turi kumwe kuri urufatiro rw'inyubako y'agakiza turimo dushaka gusubikira ahangaha.
hanyuma nk'uko nari babwiye, imirebere y'abantu ku musaraba wa Kristo yari itandukanye. Abayuda babonaga ukwabo, abagiriki bakabibona ukwabo, ndetse n'abandi banyamahanga bakabibona ukwabo, kuza ukajyana no ku baroma nabo ubwabo bakabibona ukwabo. Buri muntu wese yari afite igisobanuro cy'umusaraba gitandukanye n'icyundi. Ariko by'umwihariko ku bayuda mvugaho gatoya, abayuda bo bashakaga Mesiya agomba kubakiza ingoyi cyangwa se uburetwa cyangwa se ubucakara baterwaga nuko bategetswe n'ingoma y'abaroma y'igitugu y'abariho muri icyo gihe. Batifuza Mesiya wabambwe, ahubwo bifuza Mesiya ubatabara akabaha ubwigenge. Byatumye Kristo abera ikigusha. Noneho barebye umusaraba babona nk'umusaraba bivume, w'umuntu wigometse, w'umuntu udafite umumaro, w'umuntu udafite icyamaze kuri bo. Ku baroma nkuko nabibabwiye, nabo abaroma babonaga Kristo nk'umusaraba, babonaga umusaraba wa Kristo nk'umusaraba w'ibivume, kubera ko n'ubundi yabambanywe n'ibisambo bitatu byerekana ko nta tandukaniro ryari hagati ya Kristo na biriya bisambo barabambanywe ku ruhande rw'abaroma. Babonaga nk'umusaraba w'ibyigomeke. Hanyuma ku bandi uwo musaraba wari ubupfapfa, ariko kuri twebwe abakizwa uwo musaraba wagombaga kugira indi shusho Imana ashaka ko tubona. Ari byo Yesaya yanditse akavuga ngo ninde wizeye ibyo twumvise kandi ukuboko kw'Imana kwahishuriwe nde. Uwo musaraba ufite indi shusho Imana ashaka ko tubona twebwe urubyaro rwa Adamu, kuko Imana ashaka ko tubona uwo musaraba nk'iherezo ry'inzira ijya kurimbuka ya Adamu. Umuntu yageze ku musaraba, inzira ijya kurimbuka iba yamaze kurangirira aho ngaho, kubera ko uwo musaraba ni iherezo ry'inzira ya Adamu wa mbere, kuko uwo musaraba waciriyeho iteka inyoko muntu yacumuye. Umusaraba w'ibivume, Adamu wabaye ikivume, Adamu wigometse ku Mana, Adamu wabaye umupfapfa akareka gutegekwa n'ubushake bw'Uwamuremye. Ndagira ngo mwumve iyo mvugo. Uwo musaraba n'ubundi waraza kugashyira iherezo kuri iyo nzira ya Adamu. Noneho iyo umuntu ava mu nzira ye yo kuvuka kwe akomoka kuri Adamu, akaza ajya mu nzira yo kurimbuka bitewe n'imirimo ye mibi na kavukire ye, ibyo byose biraza bikagera ku musaraba, iherezo ryabyo rigasohora. Icyo mvuga ni iki ngiki, ko uwo musaraba wa Kristo iyo tuwubonye nk'uko dukwiriye kuwubona ku Mana, bigira uruhare rukomeye cyane mu buzima bwacu, kuko bihindura inzira yo kurimbuka twari turimo. Inzira twari turimo ishyirwaho iherezo. Turagenda turimo tujya kurimbuka bitewe na kavukire yacu nk'uko nabivuze, bitewe n'imigirire yacu, bitewe n'imitekerereze yacu, bitewe n'abo twari bo. Twagera kuri uwo musaraba ukaduhagarika, ukavuga ati ariko nyamara gucirwaho iteka ntabwo ari ngombwa, ntabwo iyo nzira yo gucirwaho iteka ari ngombwa ngo uyikomeze, kubera ko hari impinduka z'icyerekezo. Niyo mpamvu bisaba ko tubona icyo Kristo yakoze ngo biduheshe kugirirwa umumaro n'icyo ngicyo yakoze. Umwami Yesu yabisobanurira Nikodemu, aramubwira ngo Nikodemu, ukwiriye kumenya ibi ngibi ko Imana yakunze abantu bari mu isi cyane, bigatuma itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umuntu umwizera ataza kurimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko umuntu usanzwe ari mu nzira ijya kurimbuka, ariko nizera araza kuza guhabwa ubugingo buhoraho na Kristo kuko yizeye Umwana w'umuntu. Ariko utamwizera yamaze gucirwaho iteka ko n'undi ari mu nzira ijya kuki? Ijya kurimbuka. 3:16 Abaroma, Yohana. Iryo jambo ni ijambo dukunda kuvuga inshuro nyinshi. Nk'uko Mose yamanitse inzoka y'imiringa ku giti, abayirebyeho barembejwe n'uburibwe bagakira uburibwe bakabazima, niko na Yesu nawe yamanitswe ku giti kugira ngo umuntu umureba abashe gukira ubushagarira, abashe gukira ubusharire, abashe gukira ubukana n'ubumara bw'inzoka bwamuriye, abeho ubundi bushyashya. Imana yo mu ijuru itugire neza kandi Imana idufashe. Rero umuntu kugira ngo afata icyemezo cyo kureba ku musaraba, kuko inzira ijya kurimbuka bibirimo, ntabwo ari ibintu ndibuze gushakisha cyangwa se kujya kure yabyo. Inzira ijya kurimbuka uyirimo niba Kristo atari mu buzima bwawe n'umusaraba we nk'uko byakabaye bimeze. Hari urupfu, ariko hari no gucirwaho iteka, ingaruka y'icyaha cyangwa se igihano cy'ibyaha ko ubugingo bwakoze icyaha bwose bugomba gupfa. 18:20 mu gitabo cya Ezekiyeli n'ahandi ntari buze gutinda. Ubugingo bwose bwakoze icyaha bukwiriye gupfa. So rero
kugira ngo uwo musaraba ubashe kugira umumaro mu buzima bwawe, nuko wowe ubwawe wubuza amaso yawe kwizera icyo Kristo yakoze. Kuko nibyo Yesaya yahanuye avuga ngo ninde wizeye ibyo twumvishe uko kwiteka kwahishuriwe. Nicyo ngicyo dukeneye kumenya ibyo ngibyo byabaye bikozwe n'Imana kugira ngo bigire umumaro twebwe abana b'umuntu. Hanyuma uwo murimo cyangwa se iyo processus igenda ite? Bigenda bite kugira ngo umuntu abashe guhindura inzira arimo ijya kurimbuka, none yahinduka inzira y'ubugingo buhoraho? Biba byagenze bite kugira ngo umwizera wese atarimbuka, kugira ngo uwizera ibyo byabaye wese atarimbuka? Rero uko kwizera ntabwo ari amagambo, ahubwo ni imbaraga ziherekeza ibyo bintu. Kuko uko twabonye ko Kristo yagaragaye mu buzima bwacu akomotse mu rubyaro rwa Dawidi mu buryo bw'umubiri, ariko yanagaragajwe n'ubushobozi ko ari umwana w'Imana, bihamywa no kuzuka kwe. Niko ibyo nanjye ngiye kubabwira bitangira turi urubyaro mu buryo bw'umubiri, ariko noneho icyo Kristo yakoze nacyo kigaragazwa n'ubushobozi ko ari icyo kuri mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kubera ko ubutumwa bwiza bugiye gutangirana no kuba imbaraga. Ntabwo ubutumwa bwiza ari amagambo. Hari ibyo numva muri iyi minsi ukumva umuntu arimo aganiriza abandi akababwira ko kwizera bibasha gutuma umuntu ahabwa ubugingo agakurwaho urubanza yaciriweho, ariko nyamara bakagira ngo kwizera ni ukwemera ikintu bikarangiriraho. Ariko kwizera icyo Kristo yakoze ni ibintu biherekezwa n'imbaraga zibihamya ko ari iby'ukuri koko. Ibyo Kristo yakoze bigahamywa mu buzima bw'umuntu ko ari iby'ukuri koko, bishorewe n'imbaraga z'Umwuka Wera, noneho bikanahamywa no kuzuka k'uwo muntu. Icyo mvuga ni iki? Umuntu yarasanzwe abeshejweho n'umutimanama. N'urugero, umuntu yarasanzwe abayeho yitegeka, ategeka ubuzima bwe uko abushaka, ariko nyamara uko kwizera kuraza kugahamywa no kuzuka k'uwo muntu. Wa muntu umwuka we wapfuye, umwuka we watandukanye n'Imana, urongera ukabaho, hakaboneka ubuzima, imitegekere mishya, imiyoborere mishya mu buzima bwe bwa buri munsi yarasanzwe abayeho. Kuko ubwo butumwa bwiza mbabwira si amagambo, ahubwo n'imbaraga ibushorera, n'ubutegetsi bushya, n'ubuyobozi bushya, n'ivuko rishya rikomoka mu kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Imana y'ubuntu bwinshi tugire neza. Umuntu ageze ku musaraba bisaba ko yubuza amaso ye kwizera, kuko hari urugendo umuntu agenda nagereranya n'urugendo umugabo witwa Mukristo yagenze ava iwabo mu gihugu cy'irimbukiro arimo ajya mu gihugu cy'Isiyoni. Ariko nyamara urwo rugendo ntabwo rugiye rusekshoninze, rugiye ruciyemo ibice. Hari urugendo yagiye yikoreye umutwaro, hari n'urugendo yagiye adafite umutwaro ku bitugu bye. Urwo rugendo rwa mbere umuntu ajya mu ijuru yikoreye umutwaro nirwo rugendo twita urugendo rujya ku musaraba. Nibyo yakuri murabyumva neza. Hari urugendo umuntu ajya mu ijuru, umuntu agenda yikoreye imitwaro, ariko hari n'urugendo umuntu ajya mu ijuru agenda atakikoreye umutwaro. Izo urumva haba habanje kubaho kumva, ko ntabwo washobora kubaho kwizera umuntu atabanje kumva. Ariko nyamara uko ibyo bintu umuntu yumvise arimo abwirwa n'umuvugabutumwa runaka, n'umwigisha runaka, cyangwa se umuntu asanzwe mu nzu, asanzwe mu mahereko, asanzwe ahantu aho wasangwa ntabwo mazi, icyo nzi cyo nuko aho hose Imana ihagera. Aho umuntu hose yasangwa, urwo rugendo umuntu akora akagenda yikoreye imitwaro ni urugendo rujya ku musaraba. Nubwo ari urugendo rujya mu ijuru, ariko hagati y'ijuru nawe haba hagomba kunyuramo umusaraba. Urwo rugendo umuntu agomba kurukora, kuko nta hantu waruhungira. Ugomba kurukora urwo rugendo umuntu ajya mu ijuru kandi yikoreye imitwaro. Ntuzumve ko gushishana, ariko ntuzanibwire ko wageze ku musaraba, kuko ikintu kigaragaza ko umuntu ageze ku musaraba ni uko iyo mitwaro ikorwa ku bitugu bye. Ntuze gucikwa n'agace kacu gakurikiraho. Uwiteka aguhire. Tugarutse inshuti mukundwa n'umwami wacu Yesu Kristo, tunejejwe no kubana namwe. Twari turimo tuvuga ku byerekeranye n'urugendo rujya mu ijuru, ariko aho umuntu ashobora kugenda yikoreye imitwaro. Rero n'ubundi turahera aho ngaho twibukiranya ko umuntu ashobora kwibeshya ko arimo ajya mu ijuru kandi arimo ajya ku musaraba.
kubera izo section, kubera ibyo byiciro byombi biba mu nzira y'Imana, umuntu ashobora kugenda yikoreye imitwaro, afite ibimuremerera, afite ibimuvuna, afite ibimugora, akibwira ko ari kujya mu ijuru, kandi nyama ntago ari aho ngaho bihera kujya mu rurembo Siyoni, ahubwo bigomba gutangirana nuko umuntu agomba kwibanda ku kubanza ku musaraba, kugira ngo abanze akurweho bya bindi bimuremerera ndetse n'ibyaha ubwabyo. So rero kugira ngo ibyo bintu bibashe gusohora mu buzima bw'umugenzi, bisaba ko yubuza amaso ye kwizera, kuko nta nubwo amenya ko yikoreye umutwaro igihe cyose utarebye ku musaraba. Hari igihe iyo hatabaho guhishurirwa, ntabwo ushaka kumenya ko hari ibintu bikuremerera. Nababwiye neza ko ubumenyi budafite guhishurirwa nta kintu bumara. Ushaka kuba ubyumva, ariko kugira ngo wumve ko ufite umutwaro w'ibikuremerera, wumve ko hari ibyo watakaje, wumve ko hari ibyo wahombye, wumve ko hari ibigendamo nabi, bisaba ko haboneka guhishurirwa, kwiyongera kuri bwa bumenyi usangamo. Imana y'ubuntu bwinshi tugiriye neza. Rero ibyo ngibyo, kugira ngo ibyo bibashe gusohozwa mu buzima bw'umuntu, bisaba uko guhishurirwa n'Imana, kugira ngo umuntu akunde, amenye ko imbabazi, amenye ko gukira, amenye ko kwiyunga n'Imana byakomotse kuri umwe yubuje amaso kwizera. Imana y'ubuntu bwinshi tugiye neza. Bigenda bite rero muri iyo mirimo ibera ku musaraba? Iyo umuntu ahageze ntago abiyoberwa. Iyo umuntu ntago ari ikintu kikuvaho ngo ukiyoberwe. Ntago ari bya bindi bavuga ngo wemera ko Yesu yapfuye ku bwawe, yego, gutya bakagenda bagwa imirongo usubiramo, yego, ngo urakijijwe, reka. Ntago ari ko bigenda. Guhura n'umwami Yesu no kugera ku musaraba ntago ari uko bigenda. Ntabwo ari ikintu cya mu buzima bwawe ngo biyoberwe ko cyabaye, kubera ko ntago waba warikoreye umutwaro ngo umutwaro guturwa ubiyoberwe, keretse ubaye utarigeze wumva uwo mutwaro. Ariko niba warumvishe umutwaro, ntago wakurwaho ngo usabe uko umutwaro wavuyeho. Rero iyo mirimo ibera ku musaraba, ndagira ngo tumenye neza ko atari ikintu umuntu abwira mugenzi we cyangwa yigisha mugenzi we, cyangwa cya kintu umuntu agenda ngo agiye mu rusengero ngo yatuye ibyaha bye, yavuze ibyaha bye gutyo ngo birarangiye. No. Uyu murimo ni umurimo uba hagati y'umunyabyaha na Kristo gusa, nta yindi intermediate ibayemo, nta yindi intermediation ibayemo, nta kundi. Icyo umubwiriza butumwa akora niki, arangira umuntu Kristo, ariko ntabasha guhagarara mu murimo ubera hagati y'umunyabyaha na Kristo. Nta kindi kintu kibamo kitari Kristo n'umunyabyaha. Rero uwo murimo ushobora kuba abantu bahari, ushobora no kuba abantu badahari, ushobora kuba abantu bumva, ushobora no kuba abantu batumva. Icyo bamenya ni uko ari umurimo ubera mu mutima w'umuntu. Rero ni ibintu umuntu amaze guhishurirwa ubumenyi afite, amaze kumenya icyo Kristo yakoze, ubwe yimenyaho ububi. Ubwo bubi bukamutera agahinda ko mu mutima, agahinda ko mu mutima kakamuzanira kwihana kuticuzwa. Abasha no kubivuga avuza induru, abasha no kubivuga gake, abasha kubivuga arira, kuko ni ibintu n'agahinda kanywa mu mutima n'uwuri we, n'icyo Kristo yatanze kugira ngo ukunde ubone gukira. Ibyo ngibyo ni umurimo wo kwihana, wo kwisubiramo, wo kwigaya, kubera nawe uko wagenze gutandukanye no kumwami yashaka kugenda. Rero ibyo ngibyo ubisohozwa mu mutima w'umuntu, umwana w'umuntu akavuka, kuko niko kuvuka k'umwana, kumenya icyo Kristo yakoze, uko kubimenya iyo kongeye hishurirwa mu buryo bw'ikora birema agahinda ko mu mutima, kazana kwanga bya bindi wahoze urimo uragenderamo, kuko uterwa agahinda n'iyo myifatire wagize yo kugoma, bikakuzanira kumva ukozwe, utewe ikimwaro n'iyo mibereho iteye isoni yanduye wagendeyemo yo kugomera umuremyi, ukanababazwa n'uko umuremyi, ukanagira urukundo mu mutima wawe, n'amarira y'urukundo yumva ubuntu Imana yagize bwo kugira ngo ikundi gucungure, ikugure, ubashe kongera kubaho kandi ari wowe wayitaye uzimira. Ibyo rero birema amarira mu mutima w'umugenzi, birema amarira n'agahinda mu mutima w'umugenzi, aho umuntu yumva ko yakoshereje Imana, ariko Imana igakomeza ikamukurikirana kugira ngo ikunde imuronke. Rero ibyo bimuhatira kwihana, kuticuzwa. Kwihana bigendana no kwatura, kuko iyo umuntu yatuye ibyaha bye,
ni ibintu, ntabwo ari ibintu umuntu ategeka undi, ahubwo ni ibintu wumva wabwira n'umuntu wese muhuriye mu nzira umubwira ati ni ukuri nabaye intumbi y'imbwa, narakosheje, nabigenjanya, narononye, narangije, uwishyira ibyaha byo mu mutima ntabwo azagubwa neza, kuko biba bikuguye nabi. Ni nk'uko umuntu aramutse abangamiwe n'uko hariho ibiryo bikaba bimuguye nabi mu nda, ntabwo kuruka bisaba ko yiha ikinyabupfura, byanga bikunda biraza. Uwo murimo iyo wabaye mu mutima w'umuntu, hari ikintu gihinduka gitandukanye n'uko cyari kiri imbere, n'uko yiyumvaga, n'agaciro ke yumvaga ko agaciro akamburwa n'uko abonye atarabaye mu murongo Imana yashakaga kabamo. Hari ikintu Umwami Yesu yigeze avuga cy'ingenzi cyane, kubera ko ubundi uyu murimo wo kwihana, uyu murimo wo kugarukira Imana, uyu murimo wo kwemera iby'Imana yakoze, ni umurimo wo mu mutima w'umuntu ariko bikamenywa n'Imana. Kuko hari ijambo Yesu yavuze muri Matayo mu gice cya 7 ku murongo wa 21, aho abantu babwiraga Umwami Yesu ngo wigishire umuntu wese, reka tuyasome. Umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si uzinjira mu bwami bw'Imana, keretse uko byo Data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza bati mwami mwami, mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe. 23, nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, mwumve imbere mwa nkozi z'ibibi. Ni ukuvuga ngo hari ikintu gikomeye cyane kigaragara muri iri jambo, ko kugira ngo tubashe kuronka ubwo butunzi bw'imbabazi z'Imana, bidasaba ko ari twe twateye intambwe gusa, ahubwo binasaba ko iyo ntambwe twateye inamenyekana imbere y'Imana, aho twebwe ubwacu tumenywa n'Imana ko twinjiye mu murongo w'abagiriwe imbabazi. Ibi Yesu yabisobanuriye neza. Abantu baravuga ngo umuntu uvuga ngo mwami mwami, ushaka kuba wakoze ibintu bikomeye byo kuvuga mwami mwami mwami, mbabarira mwami, gira gutya mwami, gira gutya. Ibyo bintu byose ntabwo bifite umumaro imbere y'Imana kuri urya munsi, ahubwo kumenyekana ko wateye iyo ntambwe imbere y'Imana nibyo bifite umumaro. Aho Yesu yavuze ngo mwumve imbere mwa nkozi z'ibibi, ntabwo yavuze ngo kuko mutigeze kumenya, ahubwo yaravuze ngo kuko ntigeze kubamenya. Ni ukuvuga ngo ni umurimo ugomba kuba bigatuma wimenyekanisha imbere y'Imana ko ugiye mu mubare w'abana babyawe n'Imana bagomba kugirirwa umumaro n'icyo Kristo, n'icyo Umwami Imana yakoze acungura umwana w'umuntu. Imana y'ubuntu bwinshi tugire neza, icyo kimenye kandi ntukagishidikanye, kuko ni ikintu cy'ingenzi gituma umuntu ava mu gihugu cy'urukiga akagera mu gihugu cy'abana b'ibwami. Iyo nkuru y'urukiga nibuka ko hari igihe byabaye abantu bo muri Efurayimu n'Abanyagaleyadi barimo barwana mu gihe cy'umucamanza witwa Yefuta. Icyo gihe Abanyagaleyadi bishe aba Efurayimu cyane, kuko aba Efurayimu nyine bari batuye mu misozi y'urukiga, ntabwo babashaga kuvuga amagambo yose nk'uko abandi Bisirayeli muri rusange bayavuga. Ariko noneho muri iyo ntambara niho ako gaciro kagaragara, bagenzurira kuri kamere y'abo barimo, aho Abanyefurayimu bashatse gucika banyuze mu byambu bya Yorodani. Noneho Yefuta abwira abantu bari barinze ahantu ngo umuntu azajya bageraho mujye mumubwira ngo avuge Shiboleti. Noneho naba ari Umunyagaleyadi koko azajya avuga Shiboleti abivuge neza, ariko naba ari Umunyefurayimu kubera urukiga azajya avuga Siboleti, kubera ko aba Efurayimu batabashaga gushyitsa iryo jambo neza. So rero ibi bintu n'ubundi niko bigenda ku muntu ubyawe n'Imana, cyangwa se umurimo wo kwihana wo guhura n'Imana ukozwe mu mutima we, hari ibintu atangira gushyitsa atajyaga bishyitsa. Niyo mpamvu navuze ngo ava mu gihugu cy'urukiga akajya mu gihugu cy'abana b'Imana, ava mu murongo uciweho iteka agatangira inzira nshyashya, ava mu nzira yo kugenda umuntu yitwareye imitwaro akagenda mu nzira umuntu arohowe n'Imana, akuye imitwaro y'uburetwa ku bitugu bye akagenda yemye rwose. Abavutse bundi bushya, abyawe n'Imana ubwayo, ari icyaremwe gishya kibyawe n'Imana ubwayo. Imana y'ubuntu bwinshi tugiye neza kandi Imana idufashe. Abantu bavuga ngo mwami mwami si bo bazabona Imana, keretse abantu bakora ibyo Data wo mu ijuru ashaka bamenywe n'Imana. Si abamenye Imana, ahubwo ni abamenywe n'Imana.
uko kumenywa nayo bibera ku nzira y'umusaraba, umuntu anyuze yinjiye mu murongo uw'Imana yiyunga n'umuntu binyuze muri Kristo Yesu. Ntuzacikwe n'ibice byacu bikurikiraho. Uwiteka aguherereka dusengane. Turagushimye Mwami Yesu kudukunda kandi utwitaho, tugushimira imigambi ya myiza kuri twebwe. Turakwinginze ngo ubwo urufatiro rwawe rumaze gushyirwaho, Umwuka Wera rusobanure kuruta uko twaruvuze, hanyuma dutangirane n'inkuta ariko dusobanukiwe neza iby'urufatiro rwo kwiyunga nawe binyuze mu mwana wawe watanze no mu gitambo watanze cya Yesu Kristo umwana wawe ukunda, watwunze nawe urakoze. Amen.